data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka abari kubiba, uwo turi abana bawe. Mwana wanjye we ugize neza pe, gusubiza amaso inyuma byari bikwiriye, na bya bindi byose uzi narabikubabariye, nta burakari nakubabariye kera, umugabane w'abana banjye nawe urawufite. Twongeye kubasuhuza inshuti zacu, inshuti z'u Rwanda, inshuti za TV yacu aho muri hirya no hino, tubabwira ngo iyi ni Filimiti TV. Nge muri kumwe kuri kamera ndetse no kuri microphone ni Musafiri. Nk'uko mubibona imbere yacu dufite umutumirwa, akaba ari umusore w'umuramyi kabisa, murabibona uburyo akora kuri piano. Ni umuririmbyi, ni umuhanzi ku giti cye, byinshi murabimenya. Twamusanze hano muri studio muri Faith Music, aho asanzwe akorera indirimbo. Twifuza kuganira nawe bihagije ndetse no kugira tumubaze byinshi ku byerekeranye n'ubuzima bwe, amateka yagiye acamo ndetse n'ibindi bitandukanye. Rero tudatinze mu nzira, ndakeka mwese mufite amatsiko, reka dutangire tumusuhuze atwibwira. Muraho neza? Muraho neza. Amakuru ni meza cyane. Watangira wibwira abadukurikiye, ukabibwira mu buryo bwa gihanzi, ubanza urabyumva nyine nawe ukora mu nganzo gake, ubundi dukomeza nyuma ubibwira neza bya nyabyo uwo uri we. Saba murakoze. Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka abari kubiba, uwo turi abana bawe. Okay, urakoze cyane. Ndumva kabisa wigiye kuririmba ubusanzwe. Ni impano yanjye, ariko nshobozwa byose n'Imana, nk'uko nyine tujya tubivuga abari muri Kristo Yesu. Nyine uko biri kose Imana iguhaye impano hari n'igihe gushyigikira kugira ngo iyo Imana igere ku musaruro wayo. Uravuze uti ni impano. Mbere na mbere tutarajya ku rundi, amazina yawe ubusanzwe bakwita nde? Amazina yanjye nitwa Umuhanzi Jean Damour. Umuhanzi Jean Damour, ubarizwa muri itorero rusengera aganaye? Ngewe nsengera mu itorero rya EPR, ni naho nkorera umurimo w'Imana, ibindi nyine Imana iduha n'umugisha. None se Damour, wahoze utubwira ati iyi ni impano karemano yawe, ariko inshuro nyinshi tuzi yuko impano usanga umuntu afite hazivana. Impano ni igikurikirana, ugasanga umuntu arivana mu muryango, ise yari umuhanzi cyangwa ise araririmba aracuranga akagenda bikuriramo gutyo, cyangwa se bitabaye ibyo akajya mu ishuri ryabyo akabyiga. None wowe iyi impano yawe yego birumvikana ni impano, ariko byanze bikunze ushobora kubikomora. Ese wagiye mu ishuri uriga, ni y'umuryango wakurikije wakuze ubona papa wawe afite impano yo kuririmba cyangwa mama wawe bimeze bite? Umbajije ikibazo cyiza, gusa ngewe impano yanjye yo kuririmba ni impano nkomora mu muryango, kuko mfite bakuru banjye b'abahanzi b'abaririmbyi mu makorali atandukanye. Nanjye nazamukiye muri korali zitandukanye, ngenda ndamya Imana kugeza na n'ubu ngubu, nubwo hari indirimbo zimwe na zimwe ngenda ndirimba ku giti cyanjye, ariko ntabwo ndava mu murongo wo kuba ndamya Imana ndi muri korali muri rusange. Bivuze ngo impano y'uburirimbyi ni impano muri famiye yanyu yose, umuryango wanyu hose? Urebye mu muryango turimo turi benshi kandi dufite iyo mpano,
ubwo nayita iy'umuryango muri make. ubusanzwe ufite indirimbo zingahe wakoze zikoze zarangiye ziboneka ku mbuga nkoranyambaga ku buryo uwari wese yajyaho akazisangaho? ni indirimbo zingahe ufite? Bitewe n'uko ntangiye vuba, ubundi nakoreraga umurimo w'Imana muri korali, ariko nza gufata umwanzuro ndavuga nti reka ndamye n'Imana mbicishije mu njyana zanjye ku giti cyanjye. Ubu mfite indirimbo ebyiri, ariko ndacyari muri studio, hari n'izindi nyinshi ndi gukora. bivuze ngo ufite indirimbo zarangiye ebyiri ndetse n'izindi zikiri muri studio ziri gutunganwa zitegerejwe Cyane rwose. izo ebyiri yaba ari iyihe n'iyihe? Iya mbere ni iyi nahereyeho, nukundi ibitambo Yesu we ngo mbisane, icyo wishimira n'umutima umenetse, agira umutima wanjye ukuramye, agira umutima wanjye ukuramye. iya kabiri? Iya kabiri nayo nayikuririmbira ukayumva, yitwa urutonde ni rurerure. Nashingiye kuri byinshi njya kwita iryo zina kubera ko hari ibintu Imana igenda idukorera bitandukanye, tukabura aho duhera nyine, tukabura icyo twagira icya mbere n'icya kabiri, bitewe n'uko biba byatubanye byinshi. Gusa ni indirimbo nziza cyane, ifite byinshi isobanuye ku buzima bwanjye. nayo waza kuza kuyituririmbira mu kanya? Nta kibazo, ndaza kuyikuririmbira rwose umwanya niba uhari. ok, tangira nawe tunyurizeho gake twumve. noneho twatangira utunyuriramo ucuranga muri iyo ndirimbo tukumva uko bimeze. Sinzi icyo nagira icya mbere, kuko ibyo wankoreye urutonde ni rurerure. Sinzi icyo nagira icya mbere, kuko ibyo wankoreye urutonde ni rurerure. Nsubije amaso inyuma, nsubije amaso inyuma, urutonde ni rurerure. Ibimenyetso biranyereka ko ijambo uherutse kuvugana nanjye naryo riri inyuma. Ibimenyetso biranyereka ko ijambo uherutse kuvugana nanjye naryo riri inyuma. dukomeze kuri refure nta kibazo. Mwana wanjye we ugize neza pe, gusubiza amaso inyuma byari bikwiriye, na bya bindi byose uzi narabikubabariye, nta burakari nakubabariye kera, umugabane w'abana banjye ntabura ufite. Mwana wanjye we ugize neza pe, gusubiza amaso inyuma byari bikwiriye, na bya bindi byose uzi narabikubabariye, nta burakari nakubabariye kera, umugabane w'abana banjye ntabura ufite. umugabane wanjye, umugabane wawe, umugabane w'abana banjye natwe turawufite. Nese ujya kwandika iyi ndirimbo ubundi ko numva irimo amagambo atoroshye, byatewe n'iki kugira wicare uvuga ati ngiye kwandika indirimbo imeze gutyo, ubundi byaturutse? Umbajije ikibazo cyiza, na bagenzi bawe twagiye tubonana bagiye bakimbaza,
kandi mbona ntacyo bitwaye kugisobanura. Ikintu cyanteye kuba nakandika indirimbo nkoresheje ayo magambo asa nkaho wiseka akomeye, mu by'ukuri hari igihe umuntu aba yaragiye aca mu bintu byinshi bitandukanye ariko yasa nk'uhinduriwe ubuzima mu gihe gitoya cyane akibagirwaho Imana yaba yaramukuye. Ariko ngewe nagize umwanya muto cyane ndebye ibihe nagiye ncamo bitandukanye, ariko nkareba ukuntu Imana yagiye ibana nanjye, mfata nyine niyemeza gusubiza amaso inyuma. Biba bigoye yaba no mu mirimo itandukanye, hari igihe umuntu mubana mukabana mu bikomeye ariko wahindurirwa ubuzima, gusubiza amaso inyuma ugasanga bibaye ikibazo. Nasubije amaso inyuma nanjye nshingira kuri icyo gusa, ndebye ibintu Imana yagiye inkorera, nyine nsubije amaso inyuma nk'uko wagiye ubyumva mbivugamo, numva ngize ishema ry'uko no mu mugabane w'abana b'Imana nanjye ntaziburamo, bitewe n'uko nabonye ko mu minsi yanjye yagiye itambuka nagiye mbona Imana ibana nanjye. umugabane w'abana b'Imana nawe utaziburamo. Hamwe nawe turawufite twembi ku Mana, buri wese aravuga Imana ikumva. Icyo nzi ni kimwe, umurimo w'Imana ni ikintu kigari kandi cyagutse ariko kiranasobanutse. Nta muntu wakenera ngo agusobanurire iby'Imana, Imana yonyine ijya ibasha gusobanura ibyayo. Urakoze cyane. Yari Musengimana Jean Damour kuri studio ya Filimiti TV. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa ikibazo wifuza kutubaza, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero uri kubona aho munsi. Yari Musafiri kuri kamera ndetse no kuri microphone. Tubabwira duti mukande subscribe kugira mujye mubasha kubona ibiganiro bikurikira, ndetse n'ibyo dushyizeho buri munsi mubashe kwibona. Kandi nimwumva ari inyunganizi cyangwa se ari icyifuzo mufite cyangwa igitekerezo, mwibuke gukanda kuri comment, nyine mujye kuri comment mwandike, tuzajya tubibona ibyifuzo byanyu tubasubize vuba byihuse. Murakoze.